muraho neza murakaza neza kuri Flabanya Ushoti. Ndabashuje mwese ndabaramukije aho muri ho mwese amahoro y'Imana nabane nawe. Nejejwe no kugira kuba ikaze rero ku biganiro byacu aho kenshi tuganira tuzenguruka mu rugo tuzenguruka mu muryango mbese hafi aho mu rugo ntabwo tujya kure y'urugo ntabwo tujya kure y'umuryango. Bahaye ikaze no mu biganiro byacu uyu munsi kandi ndabanezerewe ndabishimira uburyo mudukurikira muri benshi uburyo mubasha gusangiza inshuti zanyu bino biganiro byo kuri Flabanya Ushoti TV. Imana ibaho umugisha. Rero ndabakiriye kandi nshimiye Imana ku bwanyu, nshimiye Imana ku bw'uburinzi bwayo ikomeje kuduha. Imana idushoboza kuganira nayo umwishimwe. Imana yashyizeho umuhamagaro w'urugo igashyiraho umuhamagaro wo kubakwa umuhamagaro wo kubaka urugo ngo abantu babane bakora umuryango. Ni ibintu byiza cyane byo kwishimira, ni ibintu byo gushimira Imana yabiremye. Rero mu rugo ni ahantu heza, mu rugo hari byinshi tuhabonera byiza, tuhabonera ubuzima. Mu rugo niho umuntu avukira, mu muryango niho umuntu akurira, niho umuntu ahererwa uburere, niho umuntu yigira kuvuga mwaramutse mwiriwe, ukiga kuvuga ijambo papa mama, ukiga kuvuga, ukiga gusenga, ukiga gukina, ukiga byinshi, ukiga guhabwa agaciro no gutanga agaciro ku bandi. Ni byinshi twigira mu muryango, tuhigira ibintu byinshi bitandukanye. Rero nubwo mu muryango umuntu ahigira ibintu byinshi byiza, hashobora no kwigira ibintu byinshi bibi bitewe n'abantu ari kumwe nabo. Mu muryango umuntu ashobora kuhigira ibintu byinshi bimunezeza, ariko nanone mu muryango umuntu ashobora kuhakura ibikomere mu buryo cyangwa ubundi. Twarabibonye mu biganiro by'ubushize, twabonye ko ahantu hambere h'ingenzi umuntu ashobora gukomerekera ni mu muryango cyangwa se mu rugo. Mu muryango rero wahakomerekera ariko wanahakirira. Niyo mpamvu turi kuganira rero ku bikomere. Akenshi usanga ibikomere byinshi abantu barwana nabyo abenshi bagiye babikura ku bandi, cyangwa se akabikura mu muryango, akaba yakomeretswa n'ababyeyi cyangwa abavandimwe cyangwa se abandi bantu bamuri iruhande. Byose rero birashoboka. Rero no gukira kwawe Imana nabwo inyura mu bantu bari hafi yawe, b'abantu bari mu rugo cyangwa se mu muryango, b'abantu mubana mu kazi, b'abantu muhurira aha n'aha, b'abantu muhurira mu gusenga, b'abandi muhurira mu kiliziya cyangwa mu rusengero cyangwa mu musigiti. Uwo muntu ashaka gukomeretsa cyangwa akomora igikomere runaka akaba yagufasha gukira. Byose birashoboka. Rero turacyari kuganira uburyo umuntu ashobora gukira ibikomere. Gukira ibikomere mu by'ukuri birashoboka. Gukira ibikomere birashoboka. Twabonye ko uburyo bwa mbere bwo gukira ari ukumenya ko igikomere ugifite, kukimenya, kwimenyaho igikomere cyangwa se kwimenyaho uburwayi runaka bigufasha gutera intambwe yo gukira. Ndabashimira ariko hari benshi bamaze igihe batwandikira muri komenti, hari n'abatwandikira mu gikari. Hari umuryango umwe wamvugishije cyangwa se wamvugishije maze kumva kino kintu cy'ibikomere. Ubwo twaganiraga mu biganiro byabanje ku bigendanye n'ibikomere, uburyo umwana ashobora gukomereka agisamwa cyangwa se akiri mu nda bitewe n'uko atabaniwe neza n'ababyeyi be cyangwa se n'umutwise cyangwa se n'umuryango arimo. Umuntu akaba yabanirwa nabi ahantu akuriye, ahantu atwitiye, bigatuma umwana mu nda ibikomere bimugeraho cyangwa se amarangamutima nyine afite muri iyo minsi akaba yakwangiza cyangwa yafasha amarangamutima y'umwana uri mu nda. Ariko twarabiganiriye yara tuzabigarukaho mu burere bw'abana. Ubundi uburere butangira wa mwana akiri mu nda. Akenshi abantu gutangira kurera ariko umwana twamuteruye mu biganza byacu, ahubwo n'umwana ukiri mu nda hari ukuntu arerwa. Hari umuryango umwe rero twavuganye mu minsi ishize, baranyandikiye mu gikari arambwira ati yari umugabo ukuze, arambwira ati dufite abana batatu kandi umutoya muri abo batatu mu minsi yatambutse uko twavuganaga, umuto muri abo batatu ari mu wa gatandatu segonderi. Umugabo yagerageje kunganirira bisa nkaho birambuye, arambwira ati njye nagize ibikomere mu bwana bwanjye bimbamo ariko sinabiha agaciro ko ariko byankoreshaga kugeza ubwo nifuzaga no kubana n'umuntu usa nkaho akomeretse nkanjye. Ati nari umuntu ucecetse, nifuza kuzabana n'umukobwa udasakuza udasamara kugira ngo nibura nawe njye mbona acecetse bifasha. Ariko yaje gukanguka abona ko ari ibikomere byamukoreshaga nyuma y'igihe runaka. Aza kugira ikibazo rero ku gikomere kimwe asanga gihuriyeho n'umugore. Umugabo yashatse avuga ko atagomba kurenza umwana umwe cyangwa se yakabyanga akabyara babiri.
noneho wagize nimba nabyita ngo ni ibyago simbizi ubwo ndeka mbabwire iyo nkuru ntamwe muraza kumbwira inkuru yawe sindi bavuga amazina ariko baradukurikiye cyane n'abantu bakunda ibiganiro byo kuri Frabani Official TV. Arangije n'umugore ashatse ashaka umugore nawe yakuriye mu muryango bakurira abana benshi basangirira ku iplateau guhaga ari ikibazo akurira mu muryango urimo abana benshi ku buryo umukobwa nawe ubwe yakuze ku giti cye yumva atazarenza umwana umwe cyangwa babiri ariko muri fiancé yabo ibyo bintu ntibabiganira umugabo yabaye nk'ushaka kubikomozaho ngo abivugeho umugore ko afite igikomere wari icecekera ariko aza kubimubwira. Umugabo n'umugore rero bagiye kubana basa nk'abaganira kandi ni byiza ko abantu babiganiraho bati tuzabyara abana bangahe umuryango wacu wazamera gutyamo. Akenshi usanga abantu baganira uko bifuza ko urugo rwabo rwazamera umubare w'abana bazabyara hari igihe hari ababikoresha rwose bakabiganiraho kandi ntacyo bitwaye na byiza. Umugabo atangiye komeza ku bana bazabyara umugore ko afite ibikomere ari cecekera ntiyagira icyo avugaho mbese ikiganiro basa nk'abacyoroshe ntibagitindaho ariko bageze mu rugo yaje kumubwira ko nawe kubwe yumva batarenza abana babiri ko babyara umwana umwe bakabyara babiri kugira ngo bazabashe kubaha urukundo rukwiriye. Bo bumvaga kubyara abana babiri kubyara umwana umwe cyangwa babiri bizajya bituma wenda wajya ku isahane ye ungiye aho wazabacuranwa nibabyara abana babiri ntabwo tuzabihari mbese bakumva hari byinshi bahunga mu buzima bakuriyemo bakumva ko abana babo bagomba kubibamo. Mu by'ukuri bibwiraga ko ari icyo ngicyo bari gukora ntibamenye ko ari amateka bamenye ko ari ibikomere biri kubakoresha. Kera kabaye bagira amahirwe rero babyara umwana umwe barangije babona ko umwana ari mwiza bumva gushyiraho kabiri ntacyo bitwaye babyumvikanaho ko bagomba gushyiraho akadomo ubwo bafite uburyo bwabo bakoresheje kugira ngo bagarukire kuri abo bana babiri birabahira. Abana bariga primaire abana bariga secondaire bararangiza ariko batararangiza secondaire haza kuvuka umwana wa gatatu wengera ngo nimba mbyibuka neza babyaye umwana wa gatatu abandi batarakura cyane ariko bamukurikije ngira ngo uwo bakurikije arengeje imyaka 12 nimba mbyibuka neza. Noneho umugore arasama urabizi hari igihe umugore ashaka gufata ingamba runaka n'umugabo bagafata ingamba bati nta wundi mwana tuzabyara ariko buri Imana yagambiriye kubaho umwana ntabwo mwayibuza. Hari igihe muganga ashaka ati bigenze gutya urahita ubigenza gutya urakoresha uburyo ubu ibyo wenda sindi ubitindaho cyane ariko ushaka gukoresha uburyo ubu kugira ngo udasama cyangwa udatera inda ariko bikanga ukabyara cyangwa se Imana ashatse kubw'umwana burya mu bana bwayo ntiyabura aho imunyuze. Uburyo bakoreshaga rero icyo gihe burarenga cyangwa se ubushobozi bw'Imana bwarenze ubushobozi bw'uburyo bo bakoreshaga. Umugore arasama agisama agubwa nabi yumva ntabwo ibyo bintu byakiriye abibwiye n'umugabo yumva ibintu nta byakiriye kuko barabakirisitu bajya mu misa buri gihe bakumva icyo kuvuga ngo yenda bayikuramo cyo bakumva nanone ntibagishyikira ariko ni ikintu batigeze bishimira. Birimwe baranashwanye umugabo abigira birebire ko twari twarumvikanye ibiko twari twarumvikanye umugore ko twari twarumvikanye ibiko twari twarumvikanye tubigenze gute bakareba niba kura niyo nda bagasanga bazabifungiye amasakramentu kwa padiri basanga byinshi batangira ariko baravuga bati reka dupfe kumureka abeho mbese bye nko gupfa kwakira umwana ariko batamwakira ibyo baganiraga umwana ari mu nda byamugeragaho mu buryo batazi cyangwa se batanasobanukirwa ubwo byo babinganiriraga mu minsi yashize. Ubwo umwana ari mu 6 secondaire noneho barwana no kwakira uwo mwana biranga umugabo akarwana no kubyakira bikanga umugore akarwana no kubyakira bikanga bigezo bitewe n'impuhwe za kibyeyi no kuba watwita amezi 9 ukabyara umwana ukamwonsa ukarera hari ukuntu impuhwe zigenda ziza ukagenda ugira ibyo urengaho. Noneho umugore kubera nyine kwa gutwita no kubyara n'impuhwe abadamu cyangwa se abagore dusanga mu zishobora kuba zibitiza abagabo simbizi abagabo ntibantera amabuye ariko nzi ko abagore bashobora hari kuba barusha impuhwe z'abana abagabo ubwo ntabwo mbizi nimba ari byo simbizi muzambwira cyangwa muzankosora nimba nibeshye ariko nzi ko abagore bagira impuhwe z'abana kurusha iz'abagabo. Basiganiye umwana kugeza ubwo hari igihe yariraga nijoro umugore akiganyira kujya kureba umwana hari mu kaberso n'umugabo akiganyira kujya kumureba.
hahandi nyine umugabo niba yiganyiriye wowe nyina w'umwana niba amashereka wumva ugeze aho konsa hari bitapfa kwihanganira. Mu by'ukuri barabanye uwo mwana baramurera arakura, ariko navuga ngo ni nko kwihambira cyangwa ku bwa burembe, bakagira ngo ibyo baganira, bakagira ngo izo sinye bakora umwana ntazumva cyangwa ntizimugeraho mu buryo ubazi cyangwa batazi. Rero umwana yaje gukura, akura ari akana nyine katarira, kari akana gacecetse, kanakuze, kabona umwana nyine wanashyira hariya ku ntebe wamwicaza ashobora no kuba yanahanyagirirwa. Mbese akura ari umwana utagira ikintu yitaho, akura ari umwana wagira ngo aratekereza cyane ariko bo ntibabibone. Akura ari umwana ucecetse, no kugera mu ishuri kuvuga bikaba ni ikibazo, umwana akaba afite ubwenge ariko kuvuga kwe bigoranye, cyangwa se kuvuga kwe kumva ijambo rye ari ikibazo, ku buryo uwo mwana ngo yanatinze no kumenya kuvuga. Ariko wamenyeye kuvuga n'undi akajya avuga amagambo make cyane, make. Urumva umwana uvutse abandi bakuze yagakwiye kwakirwa neza cyangwa kwishimirwa mu muryango, ariko nk'ababyeyi wenda ubwo byagumye aho mu bwana birashira bakomeza ubuzima, ariko umwana aza gukura mu mikurire ye ari umwana usa nkaho agoranye, batamenya ikimushimisha, batamenya ikimubabaje. Umwana yarabaruhije mu gukura kwe, ariko nabo ubwabo mu kurera kwe, aho umwana amariye gukurira. Bamaze kumva bino bintu by'ibikomere, bamaze kumva bino biganiro byacu, basanga umwana hageze, mbese ubwabo barabanje bumva ko bakoze ikosa, bakomerekeje umwana wabo mu buryo batari bazi, bakomerekeje umwana wabo bazi ngo nibo bakomeretse gusa, ariko bya bikomere byari bipfukiranywe, bitari byarakize, byatumye bakomeretsa umwana wabo. Umwana aza ari umuziranenge, ariko agwa muri bya bikomere by'ababyeyi be bitari byarakize. Umwana yasamwe atishimiwe, adategerejwe, ntawe umuteganya, asa nkaho ari umutwaro ku muryango. Ariko abana bakuru be baramukundaga, ntibari babizi, ariko bagakura batamukunze, kuko karakana kadaseka nkabo, katishima nkabo, kadasahinda nkabo, ukabona n'akana wagira ngo sakabo, ukagira ngo nyine n'akana kari ku ruhande. Ariko ibyo byose byatewe n'iki? Byatewe n'amakosa y'ababyeyi. Ikintu cyanshimishije ni ukuntu abageze kuri Fabani Official TV bari kumwe umugabo n'umugore. Umugore arusha umugabo amarangamutima, n'umugabo amarangamutima ye kuyahisha biranga, bisanga barakoze ikosa. Amahirwe bagize, bari kumwe ari babiri, bateze amatwi baraganira, bambwira byinshi baganiriye nuko byabagendekeye uwo munsi. Ni byiza niba n'ikintu kikubabaje kigakora ku mutima, kurekura amarira ntacyo bitwaye, kurekura amarira ukarira nabyo birafasha, uraruhura. Bambwira urugendo bagize kuri video zitandukanye zo kuri bino biganiro, bambwira urugendo bagize, bambwira kuntu amarangamutima yabo yari ameze, bambwira kuntu batinyitse bakabwizanya ukuri ku bintu byinshi by'imikurire yabo ubwo batari baraganiriye, basanga bakomerekeje abana babo batari babizi. Cyane cyane uwo nguwo waje ari uwa gatatu, bari bazi ko bashyizeho umurongo, bari bazi ko bazibyarira abana babiri gusa, bakagira ngo rero ubushobozi cyangwa gutinya amashuri n'ibindi bituma abantu batabyara aribyo bari batinye gusa, ariko basanga babikoreshwaga n'ibikomere byo mu bwana bwabo bitakize. Bashe gusanga ibyinshi bakoraga mu kurera abana kwabo, ibyinshi bakoze barabikoreshwaga n'amateka, cyangwa se barabikoreshwaga n'ibikomere. Rero ikintu bakoze ubwabo barabanje bafata iminsi yo kuganira hagati yabo, bafata umwanya wo kubabarirana, buri wese ku nguni yakibabarira, bafata umwanya wo kuganira ku rugendo rwabo. Urumva nimba bucura bwabo yaravutse uwo kurikiye afite 10 uyu munsi bucura akaba agize mu 6 segonde, urugendo rutoroshye. Barimo bambwira bati twege turi kugerageza kwivura, ubu ngubu turi no kugerageza kuvura abana bacu, cyane cyane uwo witwa ko ari mutoya usa nkaho yaje tutamushaka, niwe tuboneyeho isomo ko twakomerekeje abana bacu cyane. Ubwo rero twagejeje kuganira kuri uwo mwana, barambwira bati mu by'ukuri ubu turimo turagerageza kwivura ubwacu, turi no kugerageza kuvura abana bacu, kuko abana bacu twarabangije. Ubu turi mu rugendo rwo kugerageza uburyo twakosora, turi kugerageza gushaka ubwo twaha umwana urukundo, nubwo bitari gufata, ariko nibura turi kugerageza. Bambwira ko bagifashe n'igihe cyo kucaza umwana wabo, bakamusaba imbabazi. Umugore yarambwiye ati ngiye naciyeho ndanamuhamagara ku ruhande rwanjye ko ari umukobwa, ngerageza kumuganiriza, ngerageza uko bishoboka byose, ndirira imbere y'umwana wanjye ati ntabwo ushobora kumva ibintu byatubayeho, atari ko turacyari mu rugendo, bari mu rugendo rwo gukira. Rero hari igihe umugabo cyangwa umugore bafata ibyemezo runaka
runaka bakagira ngo ni ibindi bareba ako kanya biri gutuma bafata iyo myanzuro cyangwa ibyemezo, nyamara ugasanga bari kubikoreshwa n'ibikomere byabo bitakize. Rero ibikomere by'umubyeyi cyane cyane umubyeyi cyangwa se umuntu ugeze igihe cyo kubyara bitakize, usanga bya bikomere bivirana bigana ku bana babo, bikomeza kuvirana bigana ku bana, ugasanga n'abana bakuranye imyitwarire cyangwa se imico itari myiza, nyamara ukavuga uti abana banjye ko nabigisha amashuri meza, ko nabagaburiye byiza, ko nabambitse neza, ko nagize gutya ntako ntagize, ariko kubera iki abana bakomeza kugira imico imeze gutya imeze gutya. Rero hari igihe nk'ababyeyi dufite ibikomere bitakize twangiza abana bacu mu buryo ubu cyangwa ubundi tutabizi. Yenda kukara agaciro reka niba ugatindaho cyane umenye inkuru nyitinze ko nangiye inkuru yankoze ku mutima. Ababyeyi turacyaganira kandi baracyari mu rugendo rw'uburyo bakwivura kandi cyane cyane bakavura abana babo. Buriya ukuntu ababyeyi dukomeretsa abana tutabizi, Imana itubabarire cyane kandi idushoboze. Twari tukiri rero ku rugendo rwo gukira ibikomere. Gukira igikomere ni urugendo rushoboka. Mu by'ukuri ibikomere byo mu mutima nabigereranya, ibikomere byo mu mutima ni nk'amashami, ni amashami ashibuka ku mizi y'amateka, kandi amateka mu by'ukuri ntabwo twayahindura, amateka ntabwo twayahindura ahubwo turayakira. Buriya rero ikindi kintu kizagufasha kwakira ikintu kizagufasha gukira ibikomere ni ukwiyakira, ni ukwakira ko wakomeretse, ukayakira ko ibyo bikomere bihari. Buriya rero nubwo nari mvuze ngo ibikomere twabigeranya nk'amashami ashibuka ku mizi y'amateka, mu by'ukuri amateka ni amateka. Amateka ntacyo wahinduraho, amateka ntabwo tuyahindura, icyo dukora ni ukuyakira. Amateka rero ntabwo umuntu ayahindura ahubwo arayakira. Rero mu buzima ni ukwiyakira, ukakira ibyakubayeho, ukakira ko wakomeretse, ukabyakira, ukavuga uti ibi bintu byambayeho nibyo, mu mateka yanjye bimeze gutya na gutya, amateka yanjye nayo. Amateka yanjye rero ntabwo ndi buyahindure, ntabwo ndi buyapfukirane ngo bikunde, ntabwo nyahindura ahubwo ndayakira. Ikindi kizagufasha rero gukira ibikomere ni ukwakira ibyakubayeho, ni ukwakira amateka yawe. Amateka yawe rero ntabwo wayakira, nako ntabwo amateka yawe wayakira, ntabwo wayahindura. Rero kwakira amateka yawe bigufasha gukosora ejo hazaza. Hari byinshi ushobora kubona mu mateka yawe ukavuga uti ni uku byangendekeye, ni uku nguku, ni uku byagenze. Yego hari utahindura mu mateka, hari utahindura. Nimba warakuze muri ubu buryo ubu n'ubu, nimba waravutse mu rugo cyangwa se ababyeyi batakwishimiye, bataguteganyaga, bariteganyirizaga abana 3 ukazura wa 4, barateganyaga umwana ukazura wa 2, hari ibintu utapfa guhindura, ahubwo byakira ko ari uko byagenze, ni uko wavutse. Numara kubyakira rero umenye ngo nimba naravutse wenda nishimiye mu muryango nateganyijwe, hari n'abandi mu yindi miryango byabayeho. Ababyeyi banjye se barafite igikomere wenda cyo kuba badakeneye abana benshi, si bo bonyine, hari indi miryango hari ahirya byabayeho. Rero ushobora gusanga hari indi miryango myinshi yagiye ikomeretsa abana babo muri ubwo buryo. Ushaka kuvuga uti ndakuze, navutse iwacu batanshaka, navutse iwacu wenda batanteganyaga, bari bategereje abana 4 nkaza ndi wa 5, nibyo byarabaye, nibyo niyo mateka yawe byakubayeho nibyo. Ariko rero byigutsikamira ngo bituma utanezerwa, bituma utishima, bituma nawe ufata imyanzuro yo kuzubaka urugo rurimo imyanzuro igiye imeze gutya, imyanzuro ikakaye. Oya, hari abandi no hirya bameze gutyo, bavutse gutyo, ariko bagera igihe bariyakira, bagera igihe bakira amateka yabo, bakira ibyabayeho, babirengaho, bakomeza ubuzima, bariyoroshya, bakreye umunezero, birakunda. Ni byiza rero kwakira amateka yawe, ariko ukanagerageza ugatera intambwe, ukava muri ayo mateka no komeza kuyaryamamo ngo urambye, ahubwo noneho kosora ejo hazaza, kugira ngo n'abazagukomokaho ayo mateka yawe batazayavoma bibi, ahubwo impinduka nziza uri gukora uyu munsi, abazagukomokaho bandi bazavome ibyiza uri guharanira uyu munsi. Rero mu bizagufasha gukira ibikomere hari ukwakira ibyakubayeho, ukakira amateka yawe. Ikindi kizagufasha kurenga ibikomere cyangwa se gukira ibikomere ni ugusenga, no kumenya Imana. Ukamenya ko Imana yaremye umuntu igatuma abaho, igatuma umuntu agira umubiri, akagira umwuka, akagira ubugingo. Mu bugingo ariho dusanga amarangamutima, ariho dusanga ibyishimo cyangwa se umunezero cyangwa umubabaro. Ibyo byose Imana izi ko bibaho, izi ko ibyo bice byose tubifite, izi uburyo tubayeho. Ikindi gishobora kugufasha rero gukira ibikomere ni ukumenya Imana cyangwa se kwakira Imana mu mutima wawe cyangwa se mu buzima bwawe.
kumenya Imana urasenga, ugasoma ijambo ry'Imana, ukaganira n'abandi, ugasenga ku giti cyawe cyangwa se ugasengana n'abandi. Ibyo nabyo bigenda bigufasha kandi bikugira umumaro mu kuba wakira ibikomere, mu kuba wakwiyakira. Kwiyakira nabyo hari ibintu utashobora kwakira ku giti cyawe, hari utakwakira ngo utuze bigukundire, ariko ufite Imana ikabigushoboza. Rero mbifurije gukira ibikomere byose mushobora kuba mwarahuye nabyo mu buzima, ubirenge. Ntumve ko ari wenyine wakomeretse, ntumve ko ari wenyine wahuye n'ibibazo. Oya, hari n'abandi bahuye nabyo kandi ubuzima burakomeza. Ndabashimiye rero mwese abo dufatanije urugendo rwo gukira ibikomere. Imana ikomeze ibahe umugisha, dukomeze kugubwa neza, dukomeze kuganira, dukomeze gukira. Ni byiza kuko duharanira gukira uyu munsi, biratuma n'abazatubona ejo cyangwa bazatwegera bazatuvomaho ibyiza cyangwa batwumvaho impumuro nziza, aho kugira ngo batwumveho impumuro mbi y'ibikomere. Murakoze rero, mbifurije gukira, mbifurije kugubwa neza. Ni byiza kuganira, ni byiza kumva cyangwa se kugira nawe undi watega amatwi kugira ngo nawe abashe gukira cyangwa se abashe kuva mu kibazo runaka. Murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha. Reka dukomeze kugubwa neza aho turi hose. Amahoro y'Imana aganze aho turi hose. Ndabakunda, murakoze.